aba MC bareba bakora bavuga mu birori usanga baba bafite amatimu akora amaserivisi bagenda baguka mu by'ukuri kandi usanga bakorera amafaranga menshi. Ese bo mwaba mwarabatekerejeho kuko nibaza yuko imisoro hari cyakwiyongera. Gahunda z'ubukwe ibizajya bikoreshwa mu bukwe byaba bigiye gusora. Ndagira ngo twinjire ku ifishi Rwanda Revenue Authority yasohoye ifite umutwe ugira uti amakuru agendanye n'ahabera ubukwe. Ariko reka tunyure ku gitekerezo cya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bwana Olivier Nduhungirehe aho nawe yagize icyo abivugaho. Abasaza basaba n'abasabwa n'abakuru b'umuryango ntabwo ari abacuruzi. Ntibashobora rero kwitiranywa n'abatanga serivisi zishyurwa mu bukwe harimo decoration, sonorisation, catering n'itorero. Ntabwo byumvikana ko abacuruzi bose bo mu Rwanda no ku isi bakwishyura imisoro ku nyungu bakorera keretse abatanga serivisi mu bukwe. Ni igitekerezo cya Olivier Nduhungirehe nyuma yaho iyi fishi yari imaze gusohoka. Ariko wibuke neza ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda rumwe mu badepite wigeze kukigarukaho wigeze kugira atya agitangaho igitekerezo. Aba MC bareba bakora bavuga mu birori usanga baba bafite amatimu akora amaserivisi bagenda baguka mu by'ukuri kandi usanga bakorera amafaranga menshi. Ese bo mwaba mwarabatekerejeho kuko nibaza yuko imisoro hari cyakwiyongera turamutse nabo tubasoresheje. Ndabashimiye ko baciye nta nubwo ari MCs gusa n'abariya bashyiramo amatenti n'abashyiramo decoration bose ni informal sector nk'uko minisitiri yarabivuze. Ni abantu batugora gukurikirana. Ariko twatangiye campaign from last year joint campaign dukorana na polisi y'u Rwanda. Tugitangira byasaga nkaho mu by'ukuri ntabwo byari byiza kuko tubajyaga mu mako y'abantu tugashyira abantu bacu tukashaka abakoze iyo event. Ariko twaje gusanga hari uburyo bwiza twabikoramo. Ubu turabatumira tukaza tukabigisha cyane cyane event managers, aba supplying guys za tents na decoration n'ibiki turabigisha, MCs something turabigisha. Ariko abinangiye rwose tujya dukora surprise visits muri izi weddings kwa gatandatu. N'uyu munsi birakorwa ariko twitwaramo neza tukajyana ku ruhande abishinzwe kugira ngo tumenye niba ndarimo kubikora kandi bigenda bigaragaza ko abantu bagenda bumva neza bagasora. Ni igitekerezo rero cyatanzwe n'uyu mudepite aho uyu munsi hakomeje gukwirakwira ifishi ya Rwanda Revenue Authority y'uburyo mu bukwe hazajya hagaragazwa abakoze kugira ngo babone uko batanga imisoro. Ubundi umutwe w'amagambo cyangwa se wifishi uravuga ko ari amakuru agendanye n'ahabera ubukwe. Ku mwanya wa mbere bahise bahashyira decoration. Abakora decoration bagomba gushyiraho amazina yabo, ubwo ni nyiri company, agashyiraho nimero ya telefone, yarangiza agashyiraho na tin number. Urumva byanga bikunda umuntu ukora decoration aba ari company, agashyiraho company izina ryayo cyangwa se agashyiraho tin number. Icyo kintu bahise bamusaba ahangaha bijyanye n'ifishi uko ihagaze nk'ukuri kugenda ireba. Ahantu ha kabiri ni sound system cyangwa se sonorisation. Amazina ya nyirabyo, telefone ye, yarangiza agashyiraho na tin number. Urumva byanga bikunda wari uburyo bwo kugira ngo haze gukurikiranwa barebe niba koko yesoreye icyo gikorwa kimufitiye inyungu yakoze uko yinjije yari arimo arakora. Ubwa gatatu rero haza icyo bita foods and drinks, ibyo kurya n'ibyo kunywa. Naho nuko no gushyiraho amazina ya nyiri iyo company ya supplies ibyo kurya, nimero ya telefone, tin number cyangwa se company, izina rya company. Ubwo rero ni ibintu bigomba kuzuzwa muri izo gahunda z'ubukwe yose kugira ngo hagaragara bagiye bakora. Ibyo kurya urumva ni amaresitora n'amahoteli mu gihe wenda bitabereye kuri hoteli. Noneho ikintu cya kane haraza itorero.
sinzi niba cyane cyane mu cyaro kugira ngo uzabone itorero rifite tini namba iki ngo ubone rirasora ni gakeya. Amatorero tuzi asora ni aya matorero dusanzwe tuzi n'ubundi ajya aseruka mu mihango imwe n'imwe yabaye ku rwego rw'igihugu cyangwa se waserutse mu bikorwa bimwe na bimwe cyane cyane byahuje abayobozi b'igihugu. Hakaza rero itorero naryo rizajya ryiyandika, handika amazina yaryo, handikwe telefone, nimero ya telefone ku muntu yabarizaho babakeneye, na tini namba cyangwa se izina rya kampani yabo. Ubwo ni kimwe muri ibyo ngibyo kigomba kuba kigaragara kuri uru rupapuro. Ikintu cya gatanu, haza abakoze ubukwe. Ubwo urumva ni n'amazina yabo. Ubwo urumva bashaka kwandika izina ry'umugabo, urumva nk'uhagarariye umuryango mushya, hakajyaho nimero ya telefone ye, noneho hakaza kujyaho telefone ya korodinateri w'ubukwe. Nicyo kintu gisoza runo rupapuro kugira ngo habe hakurikiranwa abagiye bakora muri gahunda. Nk'uko byumvishe rero kuri uburyo komiseri mukuru wa Rwanda Revenue Authority abivuze, bajya bakora igenzura bakajya ahantu habereye ubukwe bagakurikirana amakuru n'abagiye bakora amaserivisi bakishyurwa. Rero hari umuntu wahise agira ikibazo abaza, urabona ko Olivier Nduhungirehe ariwe muntu navuga ngo uri officiel muri government wagize icyo bitanga igitekerezo ko ni post ni tweet yakozwe na Oswald Osakim arimo arasaba ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga. Umuntu mwese abaza Olivier Nduhungirehe nyuma yaho yaragize icyo avuga. Yambajije ati, none se nyakubahwa, mwamfashije gusobanukirwa ikintu ubundi nimba mfite ubukwe nkitereka nkahaha nkashaka abamfasha guteka muri famiye yanjye, nkashaka na korali yanjye ndirimbamo ikazandirimbira ikantiza ibyuma bya music bikansohora, ese muzadutandukanya gute? Nubwo abibajije Olivier Nduhungirehe kuko we ntabwo abishinzwe, ni bya bitekerezo abantu barimo barasangiza, nawe agira uko atangamo ibitekerezo bye. Nawe yese amusubiza ati, oya, aha nta bucuruzi burimo, nta n'inyungu ihari. Ubwo icyo yashatse kumubwira ni ukumubwira ko ibyo ngibyo ntacyo byaba bitwaye mu gihe ari organisation umuntu ababamo zikamufasha n'iki, abateka niba abo muri famille cyangwa, urumva ko ari uburyo yamuhayemo icyo gitekerezo. Ariko abantu benshi batangiye kugenda bagaruka bavuga bati, ese koko niba ariko bigiye kujya bigenda, kuko ubu ngubu ni fishi yasohotse ariko ntabwo twigeze tubona ko hari andi makuru Rwanda Revenue Authority yatanze cyangwa se ngo ibi publishing abantu tubimenye. Gusa iyi fishi nyine yakomeje kugenda ihererekanwa, bigaragara ko isaha ku isaha turaza kubona ko bishobora kuza kwemezwa. Abantu bavuze se noneho ba MC kuki bo batagaragajwe kandi ari kimwe mu bintu abantu bagiye bagaragazamo. Nanone ku rundi ruhande abantu bakibaza impamvu noneho ibijyanye n'iyi misoro bizajya byubahirizwa cyane cyane mu bice by'ibyaro, aho usanga abantu bakora ubukwe utamenya ngo ninde watetse, ese byagenze bite. Rimwe na rimwe umuntu ashaka kuba ati ni famille, wenda araza kwishyurwa mu bundi buryo. Ibi rero navuga ko ari byo bintu abantu barimo baragenda bagarukaho cyane, aho n'ibitekerezo byakomeje kugenda biba byinshi, abantu bavuga bati rwose mu igihe runaka abantu batandukanye, ariko ni ibitekerezo wumva ko nyine abantu bagiye badasobanukirwa. Hari umuntu wese abaza ikibazo kigira kiti, Dia arangije ataginga Rwanda Revenue Authority, mwibagiwe sare, abambika abageni, imodoka n'aba cameraman, ese aba bantu bo kubera iki mutabashyizeho? Ni ibintu rero ubona ko n'iri tangazo ririho kashe ya Rwanda Revenue Authority. Urumva naho byasohokeye ni kuri Sonatube, hari ni kuri biro ya Rwanda Revenue Authority, hari kuri Silverberg, hano kuri Sonatube, kuri nonzo yo ya Sonatube.
ubibonye hasi ku itangazo niko bigaragara. Mu ba MC wagize icyo atangaza nyuma yaho itangazo risohotse hatariho aba MC, mbese asa naho yashimye Imana. Nk'ubwo mugiye kuzana aba MC, ubwo ni comment nawe yashyizeho, bahawe umushinga umugisha na gakondo yabo, cyane ko ibi ntaho babyiga, nta shuri ryigisha gusaba kuba MC, kuvuga amazina y'inka. Iyi ni impano Imana yatwihereye ngo tuyikoreshe dukeza umuco, nta gakondo, nta nkomoko, ariko natwe turasora. Niyo magambo yatangaje n'umwe mu bagabo nabo cyane cyane bazwi kwemsinga, bazi kuyobora, n'umusangiza w'amagambo mu buryo bwose, na ya mihango ibera mu bukwe byose yabikora. Rero niko yatanze igitekerezo, ariko abantu bakagaruka bavuga ati noneho babasore bavuga ko bazarongora ngo bari gushaka amafaranga. Rimwe na rimwe iyo hajemo akantu k'imisoro gutyo bagakaniye, na wa muntu utanga serivisi mu misoro mu bukwe hari ikintu ahitarenzaho. Niba sare yakodeshwaga miliyoni, ntabwo byagutunga urusanze ya indi wumvaga ko ari miliyoni ibaye miliyoni 1,500 kugira ngo azabone uko atanga imisoro. Nk'uko komiseri wa Rwanda Revenue Authority yabivuze, hari bamwe basuraga, ariko mu gihe noneho hasohotse n'ifishi igomba kujya yuzuzwa, bizaba ibindi noneho ujye usanga ibiciro bitangiye kujya bizamuka. Hari n'abandi bakomeje kugenda batebye bavuga ati abageni bajye babaca 30% ya bije y'ubukwe bwose. Urumva ko ni ibitekerezo abantu bagiye batanga, ariko ni kimwe mu bintu abantu benshi cyane cyane abatarakora ubukwe batangiye kugenda bibaza. Rero bashaka kwihutisha ubukwe bavuga ati rwose reka tubigire vuba bitarakomera, turebe ko twakora ubukwe. Ndabona bitangiye kugenda bikara, ariko nuko bihagaze. Gutanga imisoro ntacyo bitwaye, kuko umusoro wubaka igihugu. Ni kimwe mu bintu rero byadufasha kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere, ndetse tukomeze kugenda tubona na byinshi bidufasha gukomeza gutera imbere binyuze mu misoro. Kandi ibyo buriya mu bukwe ni ahantu haca amafaranga menshi, amafaranga menshi. Serivisi zitangirwa mu bukwe usanga nta hantu ziregistered, babisaba ko na Rwanda Revenue Authority iba maso kugira ngo iyo misoro yishyurwe n'abantu bakomeze kugenda bishyura iyo misoro. Rero hari umuntu navuga ko ari nk'ikibazo tugiye gusorezaho cya nyuma, yavuze ati ndi kwibaza nihazajya habaho divorce ku muntu watanze imisoro, ese Rwanda Revenue Authority izajya ikora refund cyangwa isigarura ya mafaranga? Ahangaha uyu muntu asa n'utabyumvise neza, ngira ngo n'undi wese abyumvireho. Ntabwo umusoro uzatangwa n'uwakoze ubukwe, ahubwo ni serivisi zagiye zitangwa. Niba abantu bagiye bakora amaserivisi niba bazajya bishyura imisoro. Aho rero Osakimono yamusubiza ati ni igitangaza, uyo uguze ikintu wagitangiye TVA, wagera mu rugo kikameneka, usaba Rwanda Revenue kigusubiza TVA watanze? Numva ni igisubizo rwose cyiza kiri gisobanutse ku muntu wese ashaka guhita yumva neza icyo yamusubizaga. Nuko rero bimeze, ni gahunda z'ubukwe nyine zitangiye kugenda zizamo izindi mpinduka, ariko impinduka zigamije icyiza cyane cyane ku gihugu cyacu, ku banyarwanda muri rusange, kugira ngo hatabaho gukomeza kunyereza imisoro. Kandi imisoro hari byinshi imarira igihugu, tugenda twibonera n'amaso yacu nk'abanyarwanda. Nizera ko mukomeje kugenda mugubwa neza aho muherereye hose. N'ibihe by'imvura mukomeze kwirinda, kuko Meteo Rwanda yakomeje kutubwira ko bino bihe hari imvura nyinshi ariko irimo n'inkuba. Dukomeze twirinde kugira ngo hataza kugira impanuka ziba zaba za hato na hato. Reka tuze kubana mu bindi biganiro. Murakoze cyane.